wari uzi ko abantu bari gukira bakoresheje business ya Airbnb? Waba ufite inzu hafi y'umujyi, hafi y'ikibuga cy'indege, hafi y'ahakorerwa ubukerarugendo, iyo nzu ikaba ifite ibyumba udakoresha. Uyu munsi muzaniye business nshya wakorera hano mu Rwanda. Ndakubwira uko ikora n'ibyo usabwa kugira ngo ube wayibyaza umusaruro nk'uko abandi iri kubakiza. Ntujye kure y'iki kiganiro, niba uri mushyashya, ngiye nitwa Jean Marie Vianney. Hano tubagezaho ibiganiro bijyanye na financial literacy, financial education, business, entrepreneurship, bank, taxes, CRB, project management n'ibindi byose bijyanye no kwihangira imirimo. Niba uri mushyashya rero ukaba wishimiye ibiganiro tubagezaho, ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Nawe niba uri musangwa, nongeye kuguha ikaze. So, ntujye kure y'ikiganiro cyacu. Now, let's go! Mbahaye ikaze rero nanone kuri Bivia Empire. Nkuko nari maze kubibabwira, ngiye kubagezaho business nshyashya ushobora gukorera hano iwacu mu Rwanda. Ahandi ho isanzwe ikora mu bindi bihugu, ariko na hano iwacu mu Rwanda twayikora kandi yazana amafaranga menshi. Ibiganiro byacu rero nkuko nabibabwiye byibanda kuri business, entrepreneurship, bank, loans, financial statement analysis, business administration, project management, bikibanda kuri tax, how to calculate taxes and to pay, investment, capital market n'ibindi bijyanye na financial literacy. So ibiganiro byacu rero icyo bigamije ni ukugira ngo abantu bashobore kugera kuri financial freedom. Umuntu mushyashya wese ukunze iyi ncamake y'ibiganiro dukora kuri Bivia Empire, ukaba uri mu bashyashya, wibuke gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho ku gihe, utazajya ucikwa nabyo. Uyu munsi rero business ngiye kukuganiriza nshyashya ni business yitwa Airbnb. Airbnb ni business wakorera mu Rwanda, isanzwe ikorerwa mu bihugu byinshi bitandukanye. So iyi business rero abantu bayibyaza umusaruro gute? Wowe wayibyaza umusaruro gute? Iyi business Airbnb ni business abantu bafite amazu afite ibyumba bidakoreshwa. Ayo mazu akaba aherereye mu mujyi cyangwa se hafi y'umujyi, hafi y'ahantu hakorerwa ubukerarugendo, hafi y'ahantu abantu bakunda gusohokera bakaba bakenera kurara, hafi y'amapariki, hafi y'amahoteli. Yes, hafi y'amahoteli. Ni business yinjiza amafaranga cyane. Iyo business rero ikubite Airbnb business ni bwoko ki? Ni application cyangwa website ikoreshwa mu gukodesha inzu cyangwa ibyumba mu gihe gito. Ni ibyumba ubu ufite mu nzu udakoresha. Ihuza abantu rero bafite amazu n'abashaka ayo mazu yo kubaho mu by'igihe gito. Ikora nka hoteli, ariko ntabwo ari hoteli kuko ni inzu y'abantu ku giti cyabo, yinjiza kandi amafaranga menshi. Ni inzu cyangwa se ni business abantu bamenyereye kuzikoresha hanze. Ukuntu bikorwa ni ukuvuga ngo ushobora kuba ufite inzu ifite ibyumba 3 cyangwa 4, muri ibyo byumba ukaba byose utabikoresha. Iyo business ukuntu ukora, ufata ibyo byumba ukabitunganya bikaba byujuje ibisabwa. Harimo igitanda cyiza, gishashe neza, ifite douche na toilette, ifitemo internet,
ikaba ari ahantu hari umutekano. Abanyamahanga yo bagiye mu bindi bihugu babanza kujya kuri Airbnb bakareba icyo gihugu bagiyemo niba hari abantu bafite amazu cyangwa se ibyumba bamaze kugaragaza kuri urwo rubuga rwa Airbnb. Ushobora gufotora icyo cyumba umaze kugitunganya, gishobora kuba kimwe cyangwa ari bibiri, ugafotora amafoto ukayashyira kuri Airbnb application. Ushobora kuyidownloading ukayishyira muri telefone cyangwa ukajya kuri website ya Airbnb, hanyuma ugafotora icyo cyumba ukerekana uko mu nzu kimeze, ukerekana izindi avantage zacyo, niba hari amazi, umuriro, umutekano, internet, ugashyiraho n'igiciro. Abanyamahanga benshi ntabwo bakunda kujya mu mahoteli kuri iki gihe, ahubwo bakunda kujya muri izo nzu zimeze gutyo kuko baba bari buzibemo by'igihe gitoya. So ni business imaze kwaguka mu bindi bihugu, nawe uri hano mu Rwanda wayikora nta kibazo. Abantu benshi bamenyereye kubaka amazu manini bakayabamo, kandi ugasanga baba mu gice kimwe, ikindi kikaba kiraho batakibyaza umusaruro, kandi iyo nzu bakenera kuyikorera maintenance, bakenera kugira ute, ugasanga hari inzu ufite nini umaze umwaka cyangwa se amezi 3 utagera muri ibyo byumba, bitanakoreshwa, bitabyazwa umusaruro. Iki ni igihe cyo kugira rero ngo ubyaze iyo nzu ufite, ibyo byumba bisaguka cyangwa ibyo byumba byubatse mu gipangu cyangwa se biri muri iyo nzu nawe ubamo, uyibyaza umusaruro. Bigenda gute rero? Ni ukuvuga ngo ujya kuri website cyangwa se ujya muri Google ukandika www.airbnb.com cyangwa ukadownloadinga application ya Airbnb muri telefone yawe cyangwa se muri laptop yawe, muri machine, hanyuma ugakreya account mu mazina yawe cyangwa se mu mazina ya company yawe. Warangiza ukaba ufite ibyo byumba ukabifotora, ugashyiraho amafoto yabyo, ukerekana ibindi bintu umuntu abona yo yakoresheje icyo cyumba cyangwa ibyo byumba, ukerekana ko hari umutekano, ukerekana ko hari internet, wifi, ukerekana details zose zijyanye n'icyo cyumba cyawe urimo gukodesha. Hanyuma umunyamahanga, mu Rwanda muzi ko dukunda kwakira abanyamahanga benshi bitewe n'umutekano uhora mu Rwanda. Abanyamahanga mbere yuko baza mu Rwanda barabanza bakaca kuri Airbnb application cyangwa se website, bakareba mu Rwanda, i Kigali, hafi y'ikibuga cy'indege, hafi n'Akagera, hafi n'Ibirunga, hafi n'umujyi wa Musanze cyangwa wa Kigali cyangwa wa Rubavu cyangwa wa Karongi, ni hehe bamaze kwiyandikisha kuri Airbnb bafiteho icyumba cyiza narara. Icyo gihe kuko barashyizeho n'igiciro, bahita babukinga icyo cyumba, barakibukinga, hanyuma haba hariho na contact zawe, bakagukontakta bakakubwira igihe bazazira kugira ngo kibe kiri ready neza. So icyo gihe rero uba ugomba gutanga ibisobanuro ku byo umukiriya yiteze muri icyo cyumba: location, service, niba harimo ibyo kurya, niba hari breakfast, niba hari lunch, niba hari dinner, niba hari wifi, niba hari icyo kunywa. Ibyo byose ukerekana niba bishobora kuboneka, niba umukiriya bikeneye ashobora kubibona, kuko abanyamahanga ntibagikunda kujya mu mahoteli, ahubwo basigaye bikundira bene izo serivisi, bene iyo business, kwibera aho ngaho mu giturage cyangwa se aho mu rugo rw'umuntu ufite icyo cyumba kiri ahantu hari safe. So ushyiraho ibiciro rero, ukaba wavuga niba icyumba ari 100,000, ari 80,000, ari 150, hanyuma ugashyiraho n'uburyo bwo kwakira amafaranga, nimero ya konti cyangwa se nimero ya telefone.
urasabwa iki rero? Urasabwa gufungura account kuri Airbnb. Ushobora kwifungura winjiye kuri website nakubwiye haruguru, cyangwa ukadownloadinga application ya Airbnb muri telefone yawe, ugategura neza icyumba cyawe kikaba gifite isuku, amazi, umuriro, umutekano, internet, hanyuma ukabishyira kuri iyo website uba wamaze gufungura kuri urwo rubuga rwa Airbnb. Umukiriya yaje rero yaramaze gukora reservation, ashobora kuyikora none, ejo ukaba hari undi wari wakoze imbere yiwe. Ni icyumba ushobora gucuruza igihe kinini kandi ku bantu batandukanye, donc cyinjiza amafaranga kenshi cyane, gipfa kuba cyujuje ibisabwa. Umukiriya yaje rero arakwishyura, hanyuma nawe ukamwakira neza, ukamuha serivisi zose zikenewe kugira ngo agubwe neza, azajya anaharangira n'abandi. Ntabwo bikeneye kubyamamaza, uretse kuba ufite account, wafunguye account biroroshye, winjiremo urabireba. Nanjye mfiteho account, ni ugukoresha email, kwerekana location n'ibiki byose, ntabwo bikomeye. Ni amafaranga yinjira kenshi rero, ashobora kukubera passive income, amafaranga ahoraho. Igihe cyose abantu wamaze kubishyiraho bahora bahakenera. Ushobora gutangirana n'icyumba kimwe. Ni business ishobora kuba scalable cyangwa se kwaguka buhoro buhoro. Ni flexible kuko ukoresha inzu yawe uko uyisanganwe, ntabwo bigusaba, ntabwo ari hotel ngo baragusaba muri RDB ngo kubyandikisha cyangwa se ibiki. Oya, ni inzu yawe ifite icyo cyumba wateguye neza, kirimo ibyo bintu byose nakubwiye haruguru, kandi kikaba kiri ready igihe cyose umukiriya yakoreye reservation cyangwa se booking. Izindi nyungu ubonamo nuko ushobora kwishyurwa mu madolari. Abakiriya bahamenya ari benshi, kandi abenshi aba ari abanyamahanga. Uba ufite amahirwe yo kumenyana n'abanyamahanga, ndetse nuko uwo munyamahanga yagukonegita n'undi muntu. Ushobora gufata igice kimwe cy'inzu udakoresha ukagikoramo iyo business, ikaba source of income, passive income. Bituma inzu yawe kandi igumana agaciro kayo kuko uhora uyitaho, kandi ntabwo ibyo byumba biba biri gupfa gusa kuko uba urimo kubibyaza umusaruro. Ushobora kubona biguhiriye ukarushaho kwagura business, iyo nzu ukaba wayivamo cyangwa se ukaba wakubaka kandi gato ku ruhande wowe ubamo, kugira ngo ukomeze winjize amafaranga, ukabigira umwuga, ikaba yaba professional hospitality brand. Inama y'ingenzi rero nakugira, tunganya icyo cyumba cyawe neza udakoresha, ufate amafoto meza, utange serivisi nziza, habe hari umuriro, habe hari amazi, habe hari isuku, habe hari umutekano, umukiriya ashobora kubona ibyo kurya no kunywa. Hanyuma usobanurira umukiriya mbere y'igihe ukoresheje urwo rubuga ibintu byose yiteze kuhabona. Nturenze igiciro washyize cyangwa se wandikishije kuri Airbnb, kugira ngo umukiriya atazaza agasanga igiciro yabonye kuri Airbnb website atazasanga gitandukanye. Making sure yuko harimo internet, hari n'umutekano n'ibindi byose nakubwiye haruguru. Ntugapfusha ubusa icyumba cy'inzu yawe udakoresha, cyangwa ibyumba udakoresha, cyangwa igice cy'inzu udakoresha kandi wakakibyaje umusaruro. Nta gishoro bigusaba, bisaba gusa gutekereza neza no gutanga serivisi nziza. Airbnb nawe wayitangirana muri Kigali, ugatangira ukayibyaza umusaruro. Uri Musanze, uri Rusizi, uri Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege, uri ahantu hakunda gukorerwa ubukerarugendo nka za mu amaparike za Nyungwe, hafi aho arantu cyangwa se hafi yaho hakorerwa ibikorwa by'ubukerarugendo, cyangwa se ukaba aho hantu uri hegeranye n'umujyi abantu bakunda gutembera. Tangira rero iyi business uyu munsi uyibyaza umusaruro, dore iri gukiza abantu benshi kandi bakayibyaza umusaruro ku buryo buhoraho. Nababwiye ko kuri Bivia Empire
tubaha ibitekerezo bitandukanye bya business wakora. Iyi rero niyo business nari mbazaniye cyangwa se nari muzaniye gukora uyu munsi. Rero niba ukunze iki kiganiro ukaba ukunze iyi business, yitangira uyu munsi, tangira utekereza uburyo wayibyaza umusaruro. Ibiganiro byo kuri BVI Empire nakagaruka. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, duhere muri video itaha. Niba iyi video igufashije, wibuke gukanda like, wisangize bagenzi bawe, ubaye wari utarakora subscribe ariko wari ukigera kuri BVI Empire, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Wakoze kubana natwe, duhere muri video itaha. Ciao ciao.